Fanya Kazi TV, we are the solution. Ikaze nanone kuri Fanya Kazi TV, reka nizere ko aho uri hose umeze fresh cyane. Narengize ngo tube twiganiraho mu gihe habasigaye amasaha make kugira ngo ibyo dutegereje cyangwa se ibyo twabwiwe kuri Pi Network bitangire gushyirwa mu bikorwa. Mu gihe asigaye amasaha make kugira ngo ibyo twamenyeshejwe kuri Pi bibe byasora cyangwa se byatangazwa, hari ikintu naraye ntekerezaho, ndavuga nta gatekerezo reka nze nkabasangize nkurikije uko mbyumva cyangwa se no konyena nkurura amakuru hirya no hino. Hashobora gusohoka amatangazo atandukanye n'ibyo twe dutekereza. Ese wowe urumva witeguye kwakira buri kimwe cyose kiza gusohoka uyu munsi? Reka dufate urugero, tuvuge ko wenda hasohotse itangazo rigira riti nta muntu wemereye kongera gushyira Pi ze kuri exchanges iyo ari yo yose. Wabyakira ute? Ubundi se niye mpamvu ishobora gutuma ibyo bintu nabyo bibaho? Ubu kubera ko abantu benshi bazi neza igiciro cya Pi uko gihagaze, cyane cyane nk'abacuruzi, hari ubwo exchanges zimwe na zimwe zishobora gutangira gusakuma Pi. Birashoboka ko hari abantu bashobora kubona igiciro cya Pi gitumbagiye mu buryo runaka, ariko kandi kitaragera ku giciro nyacyo cya Pi. Bagahita bavuga ati ubwo wenda tubonye bizamutse reka dufatiranye wenda bashobora kongera kumanuka, bagahita birukankira kugurisha Pi zabo kuri exchanges. Ko batimu rero nge ntekereza ko itahita yemerera abantu ko batakaza Pi zabo cyangwa se batuma zitagaciro bajya kuzivujisha ku mafaranga makeya. Bityo rusho usanga hari itangazo risohotse rigira riti nta muntu ngiye gukura Pi ze kuri wallet yiwe. Kandi ku rundi ruhande birumvikana bite nuko abantu benshi hari ababa batagifite icyizere, bashobora kuvunjisha Pi zabo cyangwa se kuhita bazitanga ku mafaranga make cyane, ariko mu minsi mike ugasanga bari kwicuza. Ibyo nabyo rero biri mu byo twakwitega ko uyu munsi bishobora kuza gusohoka. Ikindi wenda gishobora kuzana none gitunguranye, hari abantu bashobora kuza kwamburwa Pi zabo bitewe n'iki? Bitewe nuko batujuje ibisabwa. Hari abantu bafite Pi zitujuje ubuziranenge niba ariko nabyita, hari abafite accounts zitabashije kuzuza ibisabwa, ari ukuzuza KYC cyangwa iki, bitewe n'impamvu. Ariko nanone hari igihe twahawe cyo kuba twabasha gukora iyo KYC kugira ngo migration ibashe kubaho, ariko nanone hari abantu bagiye bakoresha Pi mu buryo butemewe. Hari nk'abazigurishije. Muribuka neza ko ari amatangazo yagiye asohoka atandukanye muri kwa timu avuga ko tutakabaye dukora kuri Pi zacu cyangwa tuzikoresha ibyo twishakiye, bitewe nuko nta exchange nimwe yarigeze ihabwa uburenganzira bwo kuba yazikoresha. Hari abaza kwisanga rwose Pi zabo bazibuze, izo ngizo ko watimira zirekipera cyangwa se razigarukana izikire mu kigega, hanyuma abujuje ibisabwa bakomeze bazimining. Ibise bivuze iki ku muntu noneho waba wabuze Pi ziwe? Kuko hari abantu bazibuze rwose n'igikuba cyacitse, ariko cyo twababwira nuko ntimugire impungenge, nta bintu bikaze byabaye. Hari ibyo kwa team ikora wenda itiriwe na bitumenyesha direct, ariko ibintu byose kwa team ikora ni ku ngaruka nziza z'aba pioneers. Niba rero wisanze nka Pi zawe wazibuze kuri wallet cyangwa iki, tegereza, reka twese dutegereze tuze kureba amaherezo nta handi zagiye. Niba uzi ko wujuje ibisabwa byose Pi zawe, ubwo hari impamvu zabitswe, turaza kubimenya neza rero ntihumve ko hari igikuba cyaba cyacitse. Ibi kandi mwenda nkuko abantu bakunda kureba kuri white paper bakunda kubibona, bizoroshya cyangwa se bizatuma habaho icyo bita mass migration. Ikindi kintu rero sindi niba mwabibonye kuri muri ecosystem, twabonye ko Binance nayo iri listed, nubwo iri kure ariko biragaragara ko muri exchanges zizakorana Pi cyane. Ibi rero Binance naramuka yemejwe 100%, hari exchanges nyinshi zishobora kuzahungabana. Ikindi kindi wenda dukwiye kongera kureba nk'aba pioneers, umuntu wese waba warakoze KYC ariko wenda akaba gitegereje, ongera ujye kuri main list yawe, main list check yawe, kugira ngo urebe ko ibintu byose byujuje byibuze kugera kuri 7. Nusanga ari icyatsi, 8 rwose ntigutere impungenge, kuko uyu munsi tariki 14 ubwo ni saa 12 za hano nizo saa 2 za muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nibwo twavuga ko ari nk'umunsi ukomeye uza kubutangiye cyangwa se nk'igitangaza. Byakabaye byiza rero urebye ko account yawe yose yujuje ibyo bisabwa mbere y'ayo masaha. Nubwo waba warayihawe KYC iri joro, uracyafite amahirwe yo kuba wayi submitting no ukarindira byibuze ubaye uri muri waiting. Ntabwo ari kimwe no kuza kuyikora nyuma, kuko izi tariki 14 hari ibintu bidasanzwe bishobora kuza kuba. Ibi byose ndi gukubwira nibyo ndi gutekereza nkanjye, wenda nawe ufite ukundi kuntu bitekereza cyangwa se ufite n'ikindi gitekerezo wasangiza abandi, ariko ni ibintu ndi gutekereza nanjye mu gihe ngitegereje aya masaha make ya asigaye. Gusa nyine tuzirikane ko ubwo abantu baza kuba batujuje ibyo bisabwa, Pi zabo ntabwo zijugunywa ahubwo zirasubizwa mu kigega, bityo abujuje ibisabwa bakomeze baziminingiriho. Ndumva kandi ibingibi naye nongeye kubivuga mbere. Ikindi nanone nakomeje gutekereza ndetse ndi no kwibaza, muribuka ko ari video nakoze yabanjirije iyi, niba utarayireba wenda kanda hano hejuru uyirebe. Mu bintu byitezwe uyu munsi nuko abacuruzi bujuje ibisabwa kandi banabyemerewe bari buze gutangira gucuruza, n'abaguzi cyangwa se aba pioneers natwe tugatangira guhaha. Ariko turibaza, turahahira ku kihe giciro? Turahahisha Pi ihagaze gute? Uwo mucuruzi aracuruza ibicuruzwa bye gute?
uhaharagura gute ku kahe gaciro ka Pi. Niyo mpamvu turacyasabwa gukomeza gutegereza tumenye neza uko biza kuba bihagaze, ariko mu matangazo yatambutse cyangwa se no mu byatangajwe muri Pi Fest bagaragaje ko uyu munsi aribwo ubucuruzi bukoreshejwe Pi buza gutangira gukora. Nanjye rero ndacyari kwibaza igiciro tuza kuba turi gukoreraho. Hanyuma nanone ese nawe waba uri kwibaza liste y'abacuruzi baza kuba bemerewe kuba bacuruza ibyabo hakoreshejwe Pi, uri kumva yaza kuba imeze ite? Uri gutekereza ko tuza kubonamo abahehe, aba hano hafi wacu, abakorese? Ibyo nabyo ni bimwe mu bintu ndi kwibaza, ndi no gutekerezaho, mfitiye n'amatsiko. Gusa ahanga icyo nababwira, ntimupanike, ntagire umuntu ushyuye ubwoba, ntagire umuntu wumva ko ibintu byacitse. Oya, reka twese dutegerezanye amatsiko, ariko amatsiko aza kuduhishurira ibintu byiza. Hari akandi kantu numvisha umuntu avuga, nanjye nkibazaho. Hari abari kwibaza batese mining irakomeza, irahagarara, bamwe bati irahagarara, abandi ati irakomeza. Ibyo byose ni bimwe mu bintu tuza kubona uyu munsi. Niyo mpamvu nakubwiye ko uyu munsi n'umunsi wakataraboneka. Akandi kantu wenda navugaho, hari abantu bashobora kuba bafite konte ebyiri. Uyu munsi bashobora guhabwa amahirwe yo guhitamo konte imwe, akaba ariyo bemeza. Icyo dusabwa no gukurikirana amatangazo yose ari buze kuba atangazwa uyu munsi kugira ngo turebe kandi tumenye neza niba turi mu murongo nyawo. Okay, hanyuma rero ndi gusoza, reka ndebe icyo nge nawe dukwiye gukora kugira ngo tube turi abantu biteguye uyu munsi wakataraboneka. Icyambere, reka tubanze tugenzure account zacu zihagaze gute. Ukimara gufungura iyi app ya Pi, urabona hano tuminingira haraka icyatsi kibisi. Hejuru yaho iriya mibare igaragaza abarefero bawe. Hanyuma hejuru hano ndetse 100%. Ubu hano biragaragaza ko nge nshobora kuba mpagaze neza ku bintu bijyanye na security cycle. Ariko ni wowe atari ko bimeze, wenda ari nka 60 cyangwa se 70%, urakandaho. Uraba ugiye kugerageza urebe ukuntu wakwadingaho abantu kugira ngo security cycle yawe ibe yuzuye. Hano kuri titre yanditseho security cycle boost. Aka kantu kanditseho add more, uragakandaho. Nugakandaho rero barakuzanira abantu runaka. Bashobora kuba bari muri team yawe ariko utarabadinze. Icyo gihe rero iyo atadinze, urana ko njye hano nguyu ari added, urakanda kuri add. Urindire nk'amasegonda 30, niba hari winshongere ukande. Nugaruka kunyuma rwose uraza gusanga byibuze security cycle yawe iri strong, imeze neza. Hanyuma rero ikiri kintu tugiye gukora nikiye, tugiye kongera tujye kuri account, turakanda kuri tuturongo dutatu dutambitse mu nguni y'ibumoso hejuru. Turakandaho, uramanuka hasi ukande kuri profile. Hano tugiye kureba niba amazina yawe ya account yawe yanditse nkuko yanditse neza ku cyangombwa twatanze cyangwa se ku cyemezo watanze igihe wakoraga KYC. Numara kubona ko amazina yawe yanditse neza, gusa hari ikindi kintu tugomba kumenya, hari ikintu bihanganiye, ashobora kuba adakurikiranye neza nkuko byanditse ku cyangombwa cyawe, ariko niba yose yanditse neza nta kibazo. Urahita umanuka hasi kuri account verification. Mugenzi wanjye, reba ko utu tuntu byibuze uko ari dutanu tuvivuye. Hari phone number, Facebook verification, email address, urebe ko twose dutikinzeho akakantu k'icyatsi. Identity verification ariyo KYC, password, ibyo byose ubanzure ko byose verifie cyangwa se ko byose bitikinze, ko byemewe neza. Yes, reka rero mbaretse, hanyuma dukomeze kurindira dutegereje kandi dutegereze twihanganye kandi twiteze ko tuza kubona ibyizange. Yari Mr. Fanyakazi, turi kumwe mu kanya. Fanyakazi TV, we are the solution.